abanzi, abagome, abantu. Ubutumwa bw'ubuzima bumunaniye, abisi bamucanze afata icyemezo, arerura ati nimuhumure, inshuti n'abavandimwe n'imiryango nimuhumure, ntabwo muzigera mundarira ikiriyo, ahubwo nzahira mu ishyamba. Bisa naho ngiye gutwikwa n'iyi gazi itarimo yashizemo, ibyo kurya nakoze sitoke y'ubusa. Aho rero nimunyemere nkomeze ninywera iki cyayi cy'amazi, ubundi nindangiza ndarira amandazi, inzara n'inkegita nzabasekera nimuhamagara mbabwire ko ndaho. Abandi baturamenye, utazahwadukira mu nzu utatubwiye mwana wacu. Yamara kubabwira ibibazo bafite bati hangane nuko tudafite uko tubigenza, ariko igihe nikigera tuzaguhamagara. Ubwo rero byateye kabiri, ababo barongera baramuhamagara ati se wamenye ko dufite ibirori, cyangwa wamenye ko twagize ibyago? Nawe ati mwagira ibirori mujye mwishima, nimugira ibyago murire nanjye muzangeraho. Iby'iyi minsi ntabwo bibara by'iyi minsi, nta n'ukibara iby'ejo. Ngo amavuta umugabo namuraye ku mubiri, udufaranga ufite wenda gakumana ushaka utumuhe nona, kuko nutenda urasanga aciye. Dore jya mbivuga nkabibwira abantu bakanga kumva. Aha tugeze ubuzima ni ugufashanya no gufatanya urugamba mukarutsinda, cyangwa se ugahitamo kugenda wenyine inzira ikaguhina umurumango mbiswa.